ubuzima bwiza yewe munyarwanda uzira umuze. Inshwi ndabona agashaka konka muto. ubu ntamaze konka kuko mu kanya. Umuhungu wanjye mwiza inshwi, mama arashaka kukwima ibere kandi urishaka. yewe Shema ndabona rwose wabimenye neza cyane. nizere ko wamushyize mu gituza umaze kwiyuhagira neza Rwose. yego rwose. ahubwo umenya nitugera mu rugo nta kandi kazi uyu mugabo azajya akora muga. ni ukwiyuhagira no gukorera umuhungu we kangura. yewe kangura ariko ntibuze umuntu gukora iyindi mirimo da siko nababwiye. yego gusa ndabona Shema azajya yirirwa amwitegereza mu maso. Ariko nawe reba ukuntu uyu muhungu wanjye ari mwiza muga. maze turanaganira yakuze ntiwamenya ko ari ka kandi kavukanye ibiro bike. ibyiza bya kangura rero nababwiye mutangiye kubibona. rwose. ni uburyo bwiza rwose butuma uruhinja rushyuha, byongera ubusabane hagati y'umubyeyi n'umwana. icyo usabwa gusa ni isuku ihagije, ubundi agakorerwa kanguru akonka neza. mu minsi mike umwana nk'uyu wavukanye amagarama ari munsi y'ibihumbi 2500 aba yayagejeje pe. azanagira ibiro 2,500 vuba rero. ko mbona mugeza mu gituza akahita ashaka konka se kandi nanjye mpitamuha ibere. ni byiza. ubwo mwiyemeje ko mukomeza gukorera umwana kanguru neza rero nta mpamvu yo kubahamisha kwa muganga. tugiye kubasezerera ariko mugomba gukomeza kugira mute kumukorera kanguru kugeza yujuje ibiro 2,500. cyiza cyane. ubwo ntabigira ukareka kumufata mu gituza aramenyeye kuryama mu gituza cya se tuzamukirara. twe twababwiye gukoresha uburyo bwa kanguru mu kwita ku ruhinja rwavutse rudashyitse cyangwa rufite munsi y'ibiro 2,500. kugira ngo nyine umwana adatakaza ubushyuhe, akure neza kandi byongera ubusabane hagati ye n'ababyeyi bombi. sibyo? gukomeza kwisabanira n'umwana wawe no kumwereka urukundo umuryamisha mu gituza yaramaze kurenza bya biro twavugaga ntacyo bitwaye rwose. kubita imfubyi yibwiriza kurira muga. njye rwose umwana wanjye azakomeza kuryama mu gituza cyanjye mpaka. ngaho mumuheyo nk'ese Shema maze ugire ibyo wuzuza kugira ngo tubasezerere nyine. ubwo kangura muzakomeza kuyimukorera muri mu rugo. ese kumva mudashaka kumurekura? buriya mu mutima aravuga ngo iyo agira ibera bari mu hayi. nabimenye muganga we, nabona ukuntu umwana wanjye yaguye neza mu gituza cyanjye nkumva sinamurekura pe. muzana agubwe neza mu gituza cyanjye na niyongera rero. ni byiza ni ukuri ko wishimiye gufasha umugore wawe gukorera umwana wanyu kangura. iyo uvuga ko utazabimufasha twari kubagumana hano mu bitaro. ninde utakwishimira ko umwana yibyariye amuryama mu gituza akasusurukira muga. ko umwana uguwe neza ari umunezero w'umubyeyi. niba ahubwo hari abatabyumva mumbwire nzabafashe kubibumvisha. kanguru ni uburyo bwiza butuma uruhinja rushyuha rukabona amashereka igihe cyose bikamufasha kongera ibiro maze agakura neza kandi vuba. byongera urukundo hagati y'umubyeyi n'umwana, bituma atekana, bituma umubyeyi agira uruhare mu mikurire y'umwana we, bigabanya iminsi aguma mu bitaro maze ibyago byo kwandura izindi ndwara bikagabanuka, bituma uruhinja rudatakaza ubushyuhe kuko mu gituza ariho ruherwa amashereka bigatuma rwongera ibiro. ababyeyi baherwa inyigisho kwa muganga bakabwirwa uko bazakomeza kubikorera umwana bageze mu rugo, kandi umugabo nawe ashobora kubikorera umwana cyangwa abandi bo mu muryango. muganga azagusobanurira uburyo babikora kandi n'umujyanama w'ubuzima azakomeza kugufasha mu gihe ugeze mu rugo. ubu butumwa bubugejejweho n'Urunana Development Communication ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima na Intra Health International muri gahunda yitwa Ingobyi ku nkunga ya USAID.